murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Urebye intara ya Kirabo mu by'ukuri ntabwo ari ubwa mbere bakoze gahunda y'ivugabutumwa muri festivale y'abana. Igikorwa ngarukamwaka cy'abana kigendereye gukuza impano zabo bagaragaza ibyo bakoze umwaka wose. Muri iki gihe dusoza umwaka rero intara ya Kirabo mu by'ukuri igeze ku rugero rushimishije. Uyu munsi bateranye ari nka zone, ntabwo bateranye nk'intara yose, ariko ubona yuko abana bameze neza, ari impano mu ivugabutumwa bavuga amasomo yo muri Bibiliya, ari imivugo igendanye n'ijambo ry'Imana, ari n'ibihimbano by'indirimbo baririmba. Bigaragaza yuko iyi ntara ya Kirabo twayibara mu by'ukuri mu ntara zimaze gusobanukirwa icyo ari cyo ivugabutumwa mu cyiciro cy'abana. Hari intara zibasha kwibwira ngo ese umwana yavuga ubutumwa ate, ariko ngira ngo umuntu wese wagize amahirwe yo kuba muri iyi festivale y'abana 2018, abana ba zone yateraniye hano igize imwe muri zone zigize intara ya Kirabo, nta gushidikanya yuko yabona ko nawe akwiriye gutera intambwe yo guha abana umwanya wabo wo kugaragaza impano zabo mu ivugabutumwa. Haba mu masenete bakinnye, bigaragaza yuko byabasha gutuma hagira umuntu ukizwa, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero ndashimira cyane intara ya Kirabo uburyo yitaho ivugabutumwa mu cyiciro cy'abana, by'umwihariko ko mu birebana n'umubwiriza w'abana, ngira ngo abana ba hano nabo barabwiriza, ariko batumiye umwana Amizero Jije umaze kugera ku rwego abasha kuba n'umubwiriza mpuzamahanga. Ibyo mu cyifuzo cyabo bagaragaje yuko bagendereye ko n'abana ba hano Kirabo babasha gukuza impano zabo bakagera no ku rugero rwa Jije, ndetse nabo bakazakura bakanarurenza. Ibyo bigaragaza yuko iyi ntara ihaye agaciro umwana mu ivugabutumwa batebutsa kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero jyewe ndabibashimira cyane. Murakoze. Turi kumwe na pasitoro w'intara y'ivugabutumwa ya Kirabo. Namwe tubahaye ikaze, mutubwire icyiciro cy'abana muri iyi ntara gikora gite, ese izi impano zagaragajwe baba bamaze igihe kingana iki babyitegura, agira ngo namwe mugire icyo mubitangarizaho abadukurikiye. Murakoze. Hano mu ntara ya Kirabo bigaragara neza yuko icyiciro cy'abana kirimo gitera imbere, kuko abana batozwa kuvuga ubutumwa bakiri batoya, kandi urebye ku matorero yose dufite abayobozi b'abana babitaho ndetse bakabafasha mu gukuza impano zabo. Nubwo kuri uyu munsi bigaragara yuko ari centre zimwe zateranye, ariko bigaragara ko abana uko bateguwe mu ivugabutumwa, haba mu masomo, haba mu ndirimbo ndetse no mu mivugo, bigaragaza yuko intego zabo bazirimo neza. Cyane cyane nshima abayobozi b'abana muri iyi ntara, kandi nshima n'ubuyobozi bwa conference bwaduteguriye n'iyi festivale, kuko uko abana barushaho guhabwa umwanya kugira ngo bakore, bituma n'impano zabo bazikuza neza. Ngira ngo rero nanjye nshime abana bakoze iyi gahunda ya festivale yabo, bose bagerageje gukurikiza amabwiriza bahawe, kandi ntekereza ko n'umwaka utaha nk'uko bikomeza gutegurwa tuzabona n'umubare mwinshi uhagije urenze abakoze uyu munsi. Kandi dushimira cyane ndetse n'ijwi ry'ibyiringiro ryabashije kuza kwifatanya nabo, kuko abana urabona ko bibanejeje cyane ndetse babyishimiye. Iyi nayo twayita nka motivation ishobora kuzatuma n'ubutaha haboneka abana benshi kugira ngo bakomeze gukuza impano zabo. Ndabashimye, namwe Imana ibahe umugisha.
murakoze. Reka nshake noneho na mwarimu w'abana muri iyi ntara, wahagarara neza rwose nta kibazo n'abana mu kanya ndaje mbavugishe. Ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye amazina